United Films. Aya muntu ukuntu so murakomeye bitese madame ni byiza kuzindutse narinje iwawe narinje kugutumira umukobwa nanjye mfite ubuko umukobwa wanjye azasabwa ejo bundi ubuheze muri abakobwa bawe iwawe undi mukuru uza amazina harya ni Germaine Germaine ararongowe turamushingiye turazinyoye pe turazinyoye ntacyo nuko bimeze ni ryarise mu kwezi gutaha ariko ndagira ngo mubimenye nk'abaturanyi ba hafi mumbe hafi nimwe maboko mfite yahumura turahari darling sure agoro kumobere ndi sure aho wirase tumenta nivugira umugabo ngata mukupa we ugira murate umeze uteza neza kazi kagenze gate asandakura uri kure ushizwe ni gukumbuye na yashira hino wineta pero ale tandana no nyine come on umunsi wagenze uteza kuteza babarira ndibuntureke Shirin nagukumbuye Yego. Kuna ufite stress nyinshi yagenze bite? Umutwe none ndumva kingana umusozi. Umutwe? Oya, ine. Kandi warandakaje. Narakubwiye wacaga ibintu bisukurangije uca amazi. Okay. Noneho muri weekend tuzabikora. Weekend yawe digishye. Muri weekend ni tuzabikora. Tuzajya. Okay. Shirin. Sina rije mjana kubwira. Cyane no kumukunda umugore wanjye Urahe rwose tuzagushyigikira murakoze hari n'akano ugiye gushyingira k'imfura yawe k'imfura ayahoma rwose tuzagutera ingabo mu bito guhumura ntugire ikibazo murakoze narinje iwawe rero ubwo ugiye ku kazi ugiye ku kazi byose uko mbimenye ngo nuko nguko yisiga no kwitegura yego reka nsubire sabe imyiteguro myiza ahubwo murakoze umunsi mwiza akazi keza sawa turi kumwe icya kabiri urabona nyine barabana nyine ducumbikiye ba mu nzu yacu abana bampamagaye nyine twavuganye ariko kumbwira ngo nta bushobozi muri minsi bafite nta kazi bari kubona nyine byanyebeye ko biri bugende nabahamagaye ndi kubabaza uko bimeze urabona nyine amezi yaramaze kuba 3 twaracikije twarabihoreye ahubwo kumbwira ati nyine akazi bino minsi biragoye no kurya nitanje sinzi nyine uko turi bubigenze ahubwo babahamagaye nari mfite igitekerezo cyo kubwira ngo tubasure tubashyire ku muceri nyine iyo ubona umuntu ubundi amara amezi atakwishyura turabizi neza ko ari imfubyi haba hari ikibazo uko byasa kose noneho no kurya bari ikibazo ubundi se atari ubundi yagura ingufu zo gukorera amafaranga numvaga ngende kugusabe tukabasura tukabashyira ku muceri wenda tukanabaganiriza tukanababwira ko bagomba kwisanga bakafata nko mu rugo bajya babona ubwirire nta kintu bahanze nyine numvaga nigisha mfite stress ishimye umura nyine ndahari sibyo umura ndahari nta muntu kugira stress
nyine njye natekereje none n'abana nyine bakiri kwiyubaka byibura nyine twe tubaye nk'umwaka karibu Diana muzinasi Diana muzinasi nsigaye njyama nitsinzire kubera kugutekereza cyane noneho ndahageze mbona habaye mwiza cyane kurusha uko nagusabye ko wankunda ariko n'ubundi nahenje kugira ngo numve ko byibura waba warafashe umwanzuro nawe yuko wambera umukunzi urakarabo keza urebye rwose pe uri nka marayika nyine twe tubaye nk'umwaka bakiri kwiyubaka byibura nyine twe tubaye nk'umwaka baribereye mu bintu nyine batatwishyura ko ntitubabwire kugira ngo batazirara kubasura hasi twabasura twabyihorera twabareka n'ubu bari kurya ati cyane abo ni abantu bakuru nyine bagomba kwiyaranja wowe gutwishyura nyine batashakamo ibyo kurya kandi batabizi ngubu baraba bahangayitse bari gushaka gutwishyura ahubwo numvaga twabasura tukababwira ati rero guhera uyu munsi mudufate nk'ababyeyi banyu sibyo mubona bwije mutahashye mujye muza musangire nta kibazo n'inzu rero uko mushobojwe mbega mufate nk'aho nta muntu ubashyizeho n'igitutu mbega ntimujye muhangayikishwa n'inzu cyangwa mwumve ngo mu mutima wahagaze mbega mudufate nk'umuryango numvaga ariko kano nyine baby Imana izaduha umugisha niturajya tubizi ko natwe ubuzima bw'inyuma bisi twabuciyemo twabubayemo tugeze aha ngaha kuko twaranyuze mu bintu bikomeye rero tubajya muri dushe ukajya kwitera amazi abana tuzabasura nta kibazo tubaganirize tumenye uko bimeze hanyuma kugira ngo tubiganireho umugore mwiza thank you ngajya kumujya koga hakurabeshya nase mbyibura amaze kubitekerezaho usanzwe bimeze gute nyine tutatinze mu magambo niriwe mvuga ibintu byinshi nabitekerejeho wampaye igihe gihagije numvise twakundana nta kibazo umaze kubitekerezaho umaze kubyiyumvamo ufata umwanzuro kugira gute numvise twakundana urankunda Dia kugira gute agukunda urankunda cyane hanze ndebe neza ndagukunda kandi cyane ngira ngo amubase umutima wanjye wuzuye ibyishimo nanjye nuko nishimye sinzi ukuntu nabivuga ubu noneho ndagira ngo mubwire ngo ubaye umwe nanjye sibyo ubaye urumuri mu mutima wanjye ubu ngiye kujya njyama nsinzira gusa nanjye nubwo byandeye nyemera byibura uryamira mu gituza cyanjye Eko bitese akazi biragenda se nta kigenda kose ko nduzi utashye usa n'unaniwe nduzi nta murari ufite bimeze bite ku kazi hari agasore keza kanesha umutwe niko nyine kari kuntera umunaniro cyane karanzengereje cyane utashe umutwe gutese kandi kakandi k'agasekiriteri kukwa sinzi ariko urakazi kiba kambwira ngo karankunda bigatuma nyine bintera stress cyane bigatuma ntakora neza akazi avuga ngo aramukunda bigatuma ugira stress wowe uramukunda ntabwo mukunda sinzi ibisubizi wa wundi se ukunda na nyine nanjye nkunda
wa mwana wo kwa Rucibigango ndamuzi nuwo ngo nyine ni ukunda se ubona ko ari n'uwo mu bakire umbareka mubwire abakobwa sinzi icyo umupfa n'amafaranga nubwo bafite amafaranga ariko mbona uriya muhungu imico atari myiza papa njye na uramu naho uriya sweateri wanyu ko mbona uriya mwana atuje hajya ngo ni uko batifashije nta kintu afite ibintu byose ari dawuni oya ari dawuni pe kandi ikindi mubere uriya muhungu afite umutima mwiza none umwana ubona ufite ikinyabupfura aho nirukanyira ku bintu by'amafaranga uriya nyamara witonde ejo yaza gutesha umutwe uriya mwana agukunda reka nkugire inama uriya mwana niwe agukunda nanjye ndamuzi aritonda reka kuba uno munsi nta kintu bafite ejo arakora ejo zamuka ubona yakomeye uzajya uhoramo wibereyemo wumva utuje ufite ibyishimo ndetse n'umunezero ndetse n'ituze ongera undeba amaso n'ukuri ndumva byandenze birakurenze ndabyishimiye nyine ni byiza ni byiza kuba intambwe ugezeho ari nziza hagati yanjye nawe byiza kandi bizakomeza dukundana nk'uko dukunda Diane rero ntabwo ukiri Diane ahubwo ubaye ubaruta bose mu buzima bwanjye niwe muyobozi bw'umutima wanjye ngiye nishimye kuko sinabona ibindi ndenzaho ndagira ngo mubwire ngo ukomeze wicara utuze neza sareka ndagiye wamerekeza nta kintu byabitwaye akoze papa urumva twabaho gute uraho kwa Rucibigango ni umukire ibintu byose arabifite ndabizi ko Rucibigango n'abakire ariko imyitwarire y'uriya muhungu ntabwo ari myiza ejo wazayicuza kugira inama kari agahungu sukereteri atwaye iki akabwa kino gihe nta mukunda amafaranga mwigendera ku mafaranga gendera ku mutima n'umuntu ugukunda yegara nkunda ariko se cyawe ndasaba sukereteri turaziranye niba ari se yitwa nde harya yitwa niba yitwa hari Kakira wagize izina rye ariko ndumva njya kuryibuka ibyo ari byo byose n'uwari wenge ntabwo mbishaka rwose niba ari Kagurusu ariko na se wabona n'imfura bura mwana n'imfura aritonda pe zikubura mu miryango bajya mutumira bakamwifashisha abagira inama ariko si ngo papa we ntabwo uba ubibona koko aya ariko uribaza amafaranga reka arashakwa amafaranga arashakwa humura turahari nk'ababyeyi tuzabafasha ariko wikwirwa ngo bagutesheje mu mutwe wagize gute ngo ashaka aho kwa Rucibigango ejo nagutera hejuru uzicuza kunda umuntu ugukunda urumva kuba afite amafaranga makeya ejo azazamuka kugira amafaranga wese nukora nawe akaba ari gukora ariko nta muganza naba ndi ku muganza mwese muzahuriza hamwe mwubaka urugo rwanyu rukomere natwe nk'ababyeyi tubashyigikire ikibazo mufite ni iki urumva byaba bijyanye koko aya sewa uravuga ko Rucibigango karame imfura yanjye ngenda arambiye kujya ntambuka hariya umuntu ambwira ngo iwanyu mufite ubukwe ibintu ubundi wabikuye abakecuru bansuhuje ngo nuko abakobwa bandakare nta n'umwe ukiri kumvugisha ujya gutumira abantu gute ese simfite umukwe ari he njye nakubarije umbwira ngo umukwe ari he bya mwana wawe rero bireke ngiye mbwira ikintu cyatumye ujya gutumira abantu nta bukwe ufite ni ipfunwe maze igihe kirekire n'inzoga z'abandi
nanjye nagombaga kwikura mu isoni. Barabikubaza se ngo kuki utabatumira wowe? Baramvuga banyicarira. Ibyo rero ngiye rero shaka ukuntu babwira ngiye bari komeza bantesha umutwe. Nkubu niba nari nanifitiye umuhungu muri iyi karitsiye. Ubagiye kumva ngo ngiye mfite ubwe kandi nta buhari. Uzi iki niba nanatendekaga ubundi? Oya mwana wagutendeka kandi nibi. Nose bari wabona hari rumwe nakuzaniye ntago ndakwereka umuko. Ngomba gukundana n'abahungu bose nshaka nkazakwereka ufite gahunda. Ugiye gutumira ubizi neza niba umushiri wanjye ari mwizi karitsiye. Siwa mugani mwana. Kubanza ipfunwe cyangwa isoni cyangwa indi mitima yose nagize yabigiye kudukorera ishyano. Abye biki gihe niba muteye nugushyuha mupfa kuvuga abundi mwagiye mubanza mugatekereza kabiri. Kubanza narikoze wamuganira. Ngiye ibintu bamore reka mugira inama hita umuzana. Itemuzana se nge ndajya kubwira umuntu ngo ngwino ku gahato ku itegeko. Umukobwa abwira umuhungu ngo ngwino nta gitekerezo aramuha. Hita umuzana kandi birashoboka. Ndamuzana nte? Nambwira ngo ibisi biraboneka urabimpa. Ntabwo nashaje kuri urwo rwego. Ku buryo ngiye wajya kuntangaho amafaranga ubimenye. Yewe. Abo watumiye niba uzabajyana mu kabari, niba uzabajyana muri sale yira hakurya ntago mbizi. Sinzabona abantu hano. Oya turabyanzuye reka tubyanzure gutya hita umuzana wowe. Bitemuzana se uzi mundi arabizi neza ko mufite. Mangiye ndambi ibyo bintu byawe. Barabimbwiye. Niba se narakuremaga agatima ngo urekera ngo rego gomeza umbaza ibintu nk'ibyo. Ariko umwanzuro nuko muzana. Tukaziba iki cyuho. Ndebe kizababwira noneho. Utazapfa kumpamagara ngewe ngo nze hano. Uzicara ubabwira ubwo bukwe bwawe ubahereze invitation zawe niba uzifite nge ntago ndi muri ibyo. Uramenye muko genda uza n'umukwe. Sana umukwe ntawe nzanye. Ntago mwemera. Afite amafaranga. Ariko imyitwarire mise nk'ayibirara cye ntago. Papa nibyo bigezwe. Oya ntago bigezwe. Uriya bona ufite imisatsi wagira ngo iracuramira nyiragize gute mva ameze neza cyane. Oya agenda cyanye bipantaro byenda kugwa bipantaro byaratsutse bijya kutakara cye ntago namwemera uriya. Nibara nibo bagezwe papa kariya se kari bubona. Ntago mbere umukwe n'ibipantaro bigenda gutakara. Kariya kambara uducupa ntabwo ngakunda pe. Wagira uriya twaganira nta kibazo cye rwose kandi nkugira inama uriya mwana mwemere ahubwo kwifatiraho ibindi uzabimbaza nzagufasha nk'umubyeyi wawe. Urumva ko uzaba unkoreye ubukwe niwe uzaba ubukoze. Tuzafatikanya na se ura muhungu tugakora ubukwe bwiza buryoshye rwose umeze neza muzishima ahubwo. Oya dufite n'abantu tuzabahamagara baze dukora ubukwe badutera ingabo mu bitugu. Kwaki ura mwana wimwitesha ngo nuko wamutanze mu kazi ngo uhembwa menshi kumurusha nawe ashobora kuzamuka akagira gute akagira amafaranga azazamuka ryatsi. Ibyo bindekere kandi nawe ntuzongere ko usa naho mubwira ko ntacyo amaze. Ubusubu nangire mukunde ntamukunda. Oya mukunde nawe aragukunda. Erega numvise papa we rega sinza asa n'unshiraho amarenga ariko sawa. Ubwo rero urumva reka mbe nkuretse uruhuke ibindi byo twongera hari umuntu ngiye kureba twahanye gahunda. Sawa ubundi byo uramwana mwihoresha uramwana ahubwo ndamwemera buriya nzanamugura n'agacupa aho. Karibu. Wow, baby. Oh my god. Bitese. Ngukumbuye. Oh wow. None. Umva, mukuru ni fresh nyine to. Amakuru yawe. Kubona meze neza ngiye. Umeze bon. Meze bon. Ah wow. Twakicara. Ni karibu? Ni karibu.
nicare bicara neza wisange hano ni mu rugo ewana nyine buri kimwe aha ni iwanyu usanzwe ubizi koko ntabwo ndi kubibona neza iyi ntabwo ndi kubibona neza cyane mu rugo nyine yego nibyo none se sha amakuru y'iminsi nyine akazi karagenda wowe se mba ndaho ngaho gutyo kabisa wavuye jobu jobu usezeye ko mba ndi kwitarasiriza ku mihanda gutyo na gutyo ni kare aka ni agakisi uri kumwe kasi ntagiye ubyihorera shuba kwirebera ibyo ari byo so anyway nyine byiza guhura nawe kare dukumburanye wari umumbuye amakuru yo mu rugo se mu rugo se narukayo njyewe agiye unihore mu rugo nukayo ryari mu bagaye njyewe yemba ndi kwitarasiriza ndebe ibyo ari byo shuba sha mva nyine niko bimeze tu ntabwo ushobora mbyibushye wabaye inzobe yego amaye inka cyakoze ntabwo ndi kubyumva neza mva nanjye biranshimishije kuba uri kubimbwira ni wowe ni njyewe usanzwe uzi rwose bibi wawe ntabwo ndi kureba neza ese wabona narahindutse hirya wabaye inzobe ntabwo ndi kubyumva neza nari ngukumbuye nyine tu cyakoze cyakoze ate ntabwo nari nterutse yego warabyibushye ariko mana ni byiza nyine uracyakora se ndakora cyane amafaranga arinjira umunsi ku munsi ndakeka nyine bitazagorana nyine ntabwo wari wahindura akazi ndacyari manager ahandi ku kazi noneho ngewe nuko utazi nkora akazi kamwe mva ku kandi ngenda ku kandi shuwa kandi baguha amafaranga menshi ese ibyo ntabishobora amaye inka ngewe nimba ari ahangaha mpita nikomereza nkigira ahandi nta bintu byinshi yego amaye inka amafaranga amafaranga noneho ntabwo ari ikibuze ngewe ntabwo nabura n'akazi ariko yego nimba ari ahangaha ejo njya ahandi yego ikintu kitabaho ni kimwe sinshobora kubura akazi shuwa undi ni we wanjye we wanjye kabisa ariko nari gukumbuye yego turakumburanye cyane ariko bwa turi kumwe nyine nisange muri ndahari wambaye kisses kisses oh my god